guys, nshuti z'umusaraba, muri aka kanya tugiye guca amazima, tugiye gushyira ukuri kose hanze. Ngiye gukora ikintu ubundi nsanzwe ntakunda gukora, ariko nyuma yuko ibi bintu bimaze iminsi bisakuza cyane, Papa Cyangwe bitewe n'umujinya amaze iminsi avuga amagambo menshi atari meza, abantu benshi bakavuga ati Papa Cyangwe arimo arashaka clout cyangwa se arimo arashaka fame, arimo arashaka kuzamukira kuri bana basore, yuko arimo kubiyanza ibintu byinshi cyane bitandukanye, ndetse abantu benshi badafite information bakavuga yuko cyangwa se batazi story neza zi beef, bakavuga ati Papa Cyangwe arimo ariyenza afite n'umunwa munini. So ibaye ngombwa rero ko ukuri kugiye kujya hanze, noneho mwebwe nk'abafana ba muzika nyarwanda, kandi ziko mutabera kuko nanjye simbera, mwebwe noneho mwifatire conclusion zi beef cyangwa se zibi bintu byose twagiye. Iyi beef yatangiye ubwo twakoraga amaze gushyiramo imirongo ye, nyirubwite wo bita Papa Cyangwe anyisabira ko yabwira Kivumbi agakubitamo imirongo ye kuko ari umuhanga kandi afite contact ze zihusa ko kanya. Icyo gihe nese mubwira ati nta kibazo zimuhereze, arangije nyuma ahita ngo yabwiye na ishkevin yuko nawe yazaga kubitamo kandi bari tayari bazakubitamo umunsi kurikiye. So reka mbareke mwiyumvire ukuntu byatangiye ubwo Papa Cyangwe ari nawe wanyisabiye ko yabwira aba type bagakubitamo. Yo musamani ndawe na Kivumbi mani, naye ni umuntu wa danje bya danje, ndamurabuye arambwira ngo ejo yazagata muto, arambwira tumuha akabit kagasample kuba ari wawe, ubu twe turi hafi saa 12:30, arambwira ati nge nkaza ejo tondo nkahita ntamo, atuma akabit kagasample nandike ejo nze nti muto, kandi Kivumbi naye ni wa danje to yahatwe. So umunsi kurikiye hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 baraje bageze studio for some reasons sindabicamo namwe muraza kubyiyumvira, baravuga ngo nago ngo ishkevin arivuga ati ngiye ngo nago nakiririmba mu ndirimbo irimo Papa Cyangwe na Betray, ngo kuko ngo arabajingo naga ajya korana nabo. Ibyo nabimenye umunsi ukurikiye nyuma yuko uwo bitajiri yambwiye ngo barashaka kuvanamo Papa Cyangwe ngo kugira ngo ishkevin niwo bita ngo Kivumbi ngo babone gukubitamo. Ibintu byarantunguye cyane, maze kumenya ko ishkevin yageze studio akanga gukubitamo ndetse akahita nabwira Kivumbi ngo bigendere. Naramuhamagaye ndamubwira ati se umusa kuki utakubisemo byagenze bite, ahita mbeshya ikinyoma cy'uko ngo impamvu gatakubisemo ngo ageze studio ngo ahita arwara ngo ageze studio ngo ahita arwara, ngo urabona nyine, ariko nyine ukuri nyine ntaga byabizwe twese twatubizi ko impamvu ngo yabyanze rero ko ngo ntagashaka Papa Cyangwe ngo na Betray. Of course ntakuntu yari kuvanamo Betray, gusa nyine ubwo bose bateraniye kuri Papa Cyangwe nyine bashaka umuburinga. So beef nuko yatangiye ngo ko ibindi bisigaye namwe mu byombi. Bro, due to sickness nyine tuse dupanga session kwikubita by tomorrow, undi dutakana ibintu duhindure no game nani gihinduye, ako bakiriyemo abantu nazi wallahi. Papa Cyangwe namushyizemo ko abafana b'imiziki yanyu aribo bagiye babasaba muri benshi, niyo mpamvu mpamvu Papa Cyangwe yaje. Urumva hari amazina y'abantu benshi ngo izina cy'ino bagombaga kubita ejo cyangwa se yabyo ku munsi w'ejo. Urumva Ken Solo nawe yagombaga kubitamo, nawe ugakubitamo, mwese mukajya mukora ko ari amazina new generation bagiye basabwa n'iki beef ufitanye na Papa Cyangwe, muri beef mufitanye ibyo aronge wa fuck ama beef mufitanye n'iki byose ninjye wakwihamagariye. Umusa ikintu cyanyuma ashaka kuvuga nizere ko utajya ugira ikintu kinzika mu muziki bro, kuko ikintu kinzika mu muziki kikoza gihagarika amayira ntago kiyafungura. Nizere ko udafitanye ikibazo na Betray cyangwa se ufite ikibazo na Papa Cyangwe, kuko cyaba ari ikibazo ntago santima nk'izo muri music zifunga amayira ntago ziyakomeza, bituma hari ibintu byinshi bigenda byangirika. Nk'ubu ngubu ngeyo hari uko bimeze man, impression naba ngufite ukabise yabihindutse, gusa byanantangaza cyane, ariko nyine nta kundi that's we move like nyine ubwo nyine iyo umaze kubona ko situation imeze gutyo you move forward, nuko uko bigenda I wish you all the best kabisa. Gusa you need ugatekereza ko y'iki kintu twa tugiye gukora, kuzana sound nshyashya mu murwa, bakubitamo utuntu twawe, urumva ukatwika hagahira rimwe man, tukikomereza bro, urumva life gakomeza bagacu kwawe nawe ukigendera kwawe man.
urumva cyane cyane kino track nta isi yabo ino track nta nomwe nyirayo mahanga urumva ni track yari aho ngaho tuje kuba kwira abafana indi sound nshyashya urumva bakayumva abafana nayo kandi kugira ngo mvugishe nuko abafana bagushakaga kukumva muri iyo track nabo ngawe impamvu bari barimo nuko abafana babashakaga so ndumvuga birumvikana for the sake y'umuziki n'iterambere no kujya no gukomeza kwafata n'ibice byose mushatse wabitekerezaho tu gusa hopefully ko ejo wenda umunsi w'ejo waza ugateramo wenda nimburwaye amusori nimburwaye kabisa wagaruka tugateramo kuko n'ejo biracyahari indirimbo ishobora kurangira ku wa mbere urumva abajyamo bose bazateyemo bashoboka aba tudashaka tubavanemo ubu ni ingoma mani hanze dukore clip mani dutwike twikomereze mani turangize umwaka tumize fresh nicyo kintu nakubwira musa babizenga ewana mu bahanzi mu muziki nyarwanda urimo ewana ntunyikire vibe kabisa ke sibyo Kev pop man nkuko mubizi rero nyuma y'ibi byose indirimbo kamwe byarangiye igiye hanze ibana hit all star kabisa amapiano y'insazi uyu munsi yujuje miliyoni 2 zirenga mu mwaka umwe ibintu biraceceka ejo rero umuntu araza gutya yishyira kuri Twitter tweet arimo ageranya abaraperi avuga ati muri abaraperi n'indi gukoma n'indi ukwemeza ashyiraho abahanzi benshi cyane abaraperi benshi arimo ba Bulldog ndumva yashyizemo na ba Bushali benshi cyane batandukanye of course birumvikana hariho na Kivumbi ndetse ndakeka na ishkevin ndetse nawo bita Papa Cyangwe uwo bita Kivumbi ahita retweetinga aravuga ati niba kajya bakora ikosa ngo bamugereranye bamushyire kuri poster cyangwa se tweet zirimo Papa Cyangwe. Papa Cyangwe rero nk'umuntu wari ufite ibintu bamukoze bamugambaniye ari nabo babazanye ngo baze mu ndirimbo ari bo bahamagaye barangiza bagashaka ko iyo ndirimbo ngo bayimukuramo bamusinicinze byaramubabaje cyane ndakeka ko nta muntu umwe bitababaza niko gusakuza rero n'uyu mujinya byose rero ngaho rero namwe nta kubogama mucu rubanza kabisa.